Gubwa neza cyane wowe uri ku Numa TV show mu bice uherereyemo, Imana yo mu ijuru ikomeze kwishimira muri bimwe ugenda ukora hirya no hino, ariko uzirikane ko ubuzima isaha ku isaha bwahinduka, bwaba bubi bwaba bwiza byose tugomba kubyakira. Tuzirikane ikintu kimwe, k'isaha ku isaha twavuye mu gitaka kandi tuzagisubiramo. Ni umugabo wakunzwe na benshi, yaramamaye ku buryo bukomeye mu Rwanda, agera naho aba akimenywa bose. Habanabashaka Thomas, abenshi bamuzi ku izina rya Big Boss. Uyu mugabo yatabarutse ku myaka 40 kuko yavutse mu mwaka w'1980. Avukira mu karere ka Ngororero, ni mu ntara y'Uburengerazuba. Habanabashaka Thomas mu mwaka w'1997 yinjiye mu ngabo z'u Rwanda. Ahagana muri 2000, nyuma y'imyaka 3 gusa, asezera mu ngabo z'u Rwanda, atangira kwikorera imirimo igiye itandukanye mu karere ka Ngororero no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Habanabashaka Thomas muri 2009 yari mu karere ka Rubavu, ariho yakoreye ibikorwa byinshi cyane. Nyuma yo gusiga umugore we mu karere ka Ngororero, yaje kuzana umugore wa kabiri mu karere ka Rubavu. Umugore wa mbere babyarana abana 2, uwo mu karere ka Rubavu babyarana abana 3. Habanabashaka Thomas yari umugabo ukunda gusabana, kumvikana n'abantu, kutagirana ikibazo n'undi muntu uwo ari we wose, wese. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu iki cyumweru dusoje, nibwo Habanabashaka Thomas, abenshi bazi nka Big Boss, yafashwe n'indwara y'umutima yaramaranye igihe ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Bamujyana ahitwa mu Byanga mu masaha y'isa 8 z'ijoro, nibwo umutima we waje gutoga. Abantu birabatungura cyane. Byageze mu masaha 12 za mu gitondo, amatelefone arimo gucicikana ko Big Boss, mwakunze muri benshi cyane, yatabarutse. Big Boss yazanwe mu karere ka Rubavu mu gitondo cyo ku cyumweru. Ibimenyetso bya muganga bigaragaza ko yarangije gushyira mu mwuka, nuko yashyizwe muri morgue. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo yasezeweho bwa nyuma mu karere ka Rubavu, afite urugo rwa kabiri. Imbaga y'abanyamakuru, abaturage bagiye batandukanye, abakunze uyu mugabo Habanabashaka Thomas, bari bakubise imihanda yuze nk'uko mubibona mu mashusho. Inuma TV show twari duhari, kuko ajya kuzamuka bwa mbere amenyekana mu Rwanda, yazamukiye ku Numa TV show. Ibuka ijambo subscribe kuryatumye amenyekana. Ni umunyamakuru w'Inuma TV show wafashe iri jambo ararikatinga, cyangwa arikura mu yandi magambo yavuze. Iri jambo ryagenda riramamara ku isi hose, abantu benshi batangira gukunda uyu mugabo Habanabashaka Thomas, muzi ku izina rya Big Boss. Big Boss aratabarutse. Yakinaga mu butumwa bugufi muri filime yatangijwe n'uwitwa Vidi Frank, ariwe muyobozi w'ubutumwa bugufi ya Kamwana. Bakinanaga n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Big Boss nabigarutseho, asize abana 5, ariko abavuzwe ko aribo yabyaye ni abana 4 ku bagore 2. Big Boss abenshi bamukundaga. Ibyamamare bitandukanye arimo Ndimbati, Byakunuka, Professor Mbata, DJ Brian, aba bose baje guherekeza iki cyamamare muri aka karere ka Rubavu.
twamwifuriza iruhuko ridashira ndetse no gukora ibyo Imana ishaka kuko twavuye mu gitaka kandi tuzagisubiramo. Iruhuko ridashira kuri Big Boss wakunzwe n'abato n'abakuru. Abandi baza bafata mu mbanga. Abandi bo mu mbanga baza bafata. Ko mubibona Big Boss twarangije kuba tumugeza iwe ahantu atuye. Abantu boni benshi cyane nkuko mubibona baje kuba baherekeza Big Boss ko yari umwe abantu badasanzwe muri iki gihugu bagendaga basetsa abantu batari bake. Abantu ni benshi cyane muri umujyi wa Rubavu, itangazamakuru ni byinshi cyane nkuko mubibona mu mashusho. Byagoranye kugira ngo abashe kuba yagera aha turi uko murakomeza bagana bibona mu mashusho. Mu kanya gato tukaba tugiye kwerekeza aho agiye kuba shingurwa mu irimbi rya Karundo muri aka karere ka Rubavu. Ndakomeza kubibereka mu mashusho. Amarira ni menshi, amarira, gahinda, byo byaranze guherekeza umuvandimwe. Boro nta bintu byinshi twavuga uretse gukomeza kumwifuriza iruhuko ridashira ndetse no kuzirikana abo asize muri rusange. N'agahinda gakomeye cyane kuba twabura umuntu nka Big Boss wakunzwe n'abatari bake, by'umwihariko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urabibona umuryango urahari, abana be uvuga ko ari 5 asize, ubona barahari imbere. Big Boss akaba ari umwe mu bantu bamaze igihe kitari gito muri industry, navuga y'umuziki na comedy hano mu Rwanda, kuko atabarutse ku myaka 40 gusa. Ariko mu gihe gito ibintu yaramaze gukora byari bimaze kuva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Mu bastari bari hano benshi cyane bagiye batandukanye, harimo Ndimbati benshi baramuzi, DJ Brian Byakunuka, urimo Professor Mbata, abanyamakuru batandukanye bose bateraniye muri uyu muhango. Ibitangazamakuru bitandukanye by'umujyi wa Kigali bari hano kugira ngo babashe kuba bakurikirana uyu muhango uko ugenda umunota ku wundi. Turakomeza kugenda tukurikirana, namwe mukomeza kugenda mureba uko byifashe mu guherekeza umuvandimwe wacu Big Boss wakunzwe n'abato n'abakuru. Ngo mu mwanya wo kugira ngo umva amakuru ye ndetse no kumusezeraho. Rero akaba ariyo gahunda tugezemo kugira ngo Imana yaturinze riya n'ubundi iracyari kumwe natwe, ikomeze yongere iturinde, kaduha umwanya wa undi ufite gahunda ze nawe azitubwire neza. Gahunda ihari rero mubona ni nyakwigendera abantu bashaka Thomas bakundaga kumwita Big Boss. Hano turiwe rero tuzanye umurambo kugira inshuti n'abavandimwe uko yabanaga n'abantu neza bamusezere, hanyuma tumujyane kumushyingura. Ariko uko bigaragara turi benshi kumusezera, n'amasaha ageze n'ibihe turimo bya Covid biragora. Turiyaranja tukora ibishoboka ariko bigende neza.
ariko mbere yuko tumujyana umuntu wenda yagira icyo avuga gatoya ku buzima bwe uko yabayeho igihe yavukiye n'iki. Ariyo mpamvu mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete ngira ngo mbabwire bike ku buzima bwe. Njye uvuga umukuru wanjye njye nitwa Biziyaremye Emmanuel. Abantu bashaka Tomasi niyo mazina ye nyakuri. Yavutse itariki ya mbere z'ukwa mbere 1980. Yitabye Imana ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2021. Yavukiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaye, akagari ka Nyenyeri, umudugudu wa Nyamugari. Aho niho yavukiye. Ababyeyi be ise yitwa Rwanda Nibabi Apollinaire, nyina yitwa Nyiramagambo Esperance, ariko nyina ari we mama yitabye Imana mu 1994 mu kwezi kwa karindwi. Urumva hari hashize igihe. Yavutse mu muryango w'abana barindwi, harimo umukobwa umwe, bane bari barapfuye, nawe yongereho abaye wa gatanu. Wasigaye abantu babiri, ari we ngewe n'undi mukuru wanjye. Muri abo bana barindwi niwe wari mukuru, niwe mfura. Ubu tuvugana ari naho turi, aho yari atuye na mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Kabirizi. Mu mirimo yakoze yabayeho umusirikari kuva mu 1997 ataha mu 2000. Aribwo yatashye muri uwo mwaka yashatse umugore. Yashatse muri 2000 asize abagore babiri n'abana bane. Yabyaranye umugore umwe wa mbere yitwa Mukanshimiye Chantal. Babyaranye umwana w'umuhungu. Uwo Mukanshimiye Chantal atuye mu Byangabo, ndumva iryo zina rizwi, Subombo umurenge cyangwa Kagoro. Arongera abyarana na Oliva Niyonsingiza, abana batatu, harimo abahungu babiri n'umukobwa umwe. Navuze umurimo yakoze, yabaye umusirikari, ariko nyuma yo gutaha yarikoreye. Akora ibintu byinshi, yacuruje butike, yacuruje amaduka, yakoze imirimo itandukanye, kwivuga yo ni myinshi cyane. Mu mafaranga yabonaga maranyangana ni ikintu banyibutsaga kandi cy'ingenzi. Kuri uyo Niyonsingiza Oliva navuze ko afite abana batatu, harimo umukobwa umwe n'abahungu babiri, ariko bapfuye asize atwite. Nitugira amahirwe Imana ikadufasha akavuka neza, ubwo zabayeho kare. Navugaga ku mirimo yakoze ni myinshi, yaracuruje, yakoze byinshi, ariko nkuko mubibona si ahantu henshi tujya gushyingura ngo mubone amakamera nk'aya. Aba n'abanyamakuru abenshi bari inshuti ze, abajya kuri social media mwabibonaga. Turabashimira nabo ko bahageze mu kumushyigikira. Ntabwo babanaga i Kigali gusa, kuba bakoze urugendo bakaza hano nabyo turabashimira. Mu byo bakoranaga, wenda umwe muri bo yaza kutubwira nko minota ibiri akatubwira ati bimeze gutya, ariko namwe mwabibonaga, nta kubivugaho byinshi. Mu magambo make rero, ndumva iby'ingenzi mwagakwiye kumenya hari ibyo. Igisigaye hano twakwerekana wenda papa we n'uwo muvandimwe usigaye niba bari hafi. Sorry, gato bro.
uyu niwe papa ubyara Big Boss cyangwa se abantu bashaka Thomas ari mu gahinda gakomeye ntatwe twese yari umuntu mwiza kuri famiye yacu niyo mpamvu umuntu kubyakira bigoye twabanaga nawe neza kane karumira mukuru wanjye umwe dusigaranye nawe ari hafi dore n'uyu yitwa Aguma Gutumare Ikintu. Uyu nawe muri kubona niwe mfura ye niwe mfura y'abantu bashaka Thomas yitwa Ngabonziza John. Uyu muri kubona niwe Nisingiza Oliva ari we hano turi niho mu rugo abana nabo muri kubona imbere ye nta kibazo ni ukuvuga imiryango ni myinshi nko muri kubona hari abantu bavuye kure iyo zangorero twavuze abavuye ahandi abavandimwe batuye twabashimiye mwese nkuko mubibona ntabwo byoroshye nibi mbese namwe murabona ko bigoye mu magambo make rero wenda Oliva ariko hari umudamu umwe nawe nterekanye ari hafi mbere ko Oliva agira icyo avuga nk'uko abishaka abisabye uriya niwe madamu ubyara imfura ya Big Boss yitwa Mukashimiye Imana Chantal. Oliva yagira icyo avuga ariko kubera igihe dufite mu ihangane dukoreshe agahe gato cyane gakomeye. nasabaga ko mubibafasha tugaca bugufi tukamusabira imbabazi ko baba bafitanye ikibazo amubabarire tugiye kubikora kuye bibafashe duca bugufi tumusabira imbabazi kandi namwe mufashe no kumusabira imbabazi ku Mana. Aya mavi turabasaba imbabazi kubwa papa w'abana uwo baba bafitanye ikibazo wese amubabarira mubohore Mani mwakire mubayo ndabikize mubabarire yaranshatse nubwo ntanshatse byemewe n'amategeko ariko twari tubyaraniho inshuro ibiri uretse kuko umwe bari kumwe basize hari n'umukobwa ukurikirana biba bidashoboka rero kuba yaba ari uwe ahari mwamufite aho n'abana bamukuye hari nzi ko se yamwemera kandi yamwemera cyakoze twabanye neza nta bibi birenze twigeze dukorana ubwo ngubwo ampimiye neza nta kibazo yagiye no gusaga yandereraga abana nari mufiteho byinshi nta kibi arakoze njyewe n'igihe wagiyeyo bwa mbere n'isi tuzageza hafi basanze ari mu rugo umudamu uyu mwana amwicaye iruhande ari kurira mu maguru ye dukoresha uko bishoboka kose kuko twumvaga wenda bitararangira ariko twageze nta byarangira tubona hano hariho heza ho gutuma abantu bamusezeraho mu buryo wenda buri favorable cyangwa bwegereye abantu baraturuka hirya no hino. Ikibazo kindi yaravuze cy'ubwo yazegera imiryango tukavugana nta kibazo amakuru twatanze nayo n'ubundi nyakwigendera yatubwiye. Noneho ikindi reka mereze ijambo na papa we agira icyo avuga niba bishoboka mu magambo make ingofero mu yimo murakoze inshuti bavandimwe murakoze ibyo birahagije nta kibazo twavuze ngo yagize umwana twe sibyo
kandi tumenye n'umuryango asize ko tuwushyize mu maboko y'iki kugira ngo izawurere nubwo ababyeyi bahari ari kurera n'iki katuyingingire hari biri Mana y'icyubahiro n'ubutware Mana ifite imbaraga n'ubushobozi wavuze ko uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi n'abatagira kivurira ariko uyu muryango w'uyu mwene data umaze kugaragara imbere zacu tubashyize mu maboko yawe kugira ngo ibibazo byose satani yazana azaba ari wowe ubibera amaso kugira ngo umuryango we uzatungane kandi uzamenye ko yawukoreye ibyiza turagushimye ko kuri Imana yumva kandi naho tugiye kujya ni wowe ugiye kubikora turacyabigusaba mu izina rya Yesu amen. umuntu twabanye mu buzima bubi n'ubwiza tuza no kumenya hano mu rugo madamu we nayo turamenyana ibi bintu rero mubona ku mbuga nkoranyambaga byatumye yamamara cyane ni mu bantu babigizemo uruhare ko nibyo twahuriyemo cyane nk'akazi k'itangazamakuru n'abagamo aba inshuti bigera naho umufasha ajya mu mujyi wa Kigali ubwo rero icyo namuvugaho ni kimwe yari umugabo ukunda abantu kandi tuzakumbura mu myaka dusigaje kuri iyi si nta muntu udakosa ariko uyu Habanabashaka Thomas yari wa muntu utagiranaga ibibazo n'abantu hano muri quartier twabaga turi kumwe dutemberana muri ibi bice ko twagiraga kagera hano afata agacupa abantu byahazaga bo basangiye ikigago bagize ute ubuzima bugakomeza ikindi navuga mu magambo twe tumaze iminsi tuganira we mugore warabizi ubwo yaravuye mu bitaro iminsi ishize ikintu yagarukagaho ni abana cyane cyane avuga witwa Frank niwe yavugaga cyane avuga ko isaha ku isaha we ashobora gupfa uko ari n'igihe twari kumwe iminsi ishize nawe yikubita hasi ariko tugerageza kureba uko tubigenza ntagira icyaba yanshimiye umuryango we igihe twamaranye umwariko murumuna we mubwira ko ari umuntu muzima babana mu buzima bwa buri munsi bakorana cyane icyo navuga ikindi navuga ni itangazamakuru riri hano ryavuye i Kigali tunarishimira umwariko dushimira umugabo witwa Vidi Frank wamujyanye i Kigali aho yakinaga amafilime abantu baramukunda yari wa muntu ufite izina riremereye no mu bayobozi ko ahantu twajyanaga ndabyibuka turi muri uyu mujyi wa Gisenyi turatambuka hari imodoka harimo menyara abadepite turi ku mazi bamubonye mu modoka barahagarara ati muri wa mugabo dusanzwe tubona ku izambuga nkoranyambaga hari n'akantu bamuhaye ubuzima burakomeza ubwo rero yarabanye hari ibitangazamakuru byose hafi ya byose byo mu gihugu biri hano byaje kumuherekeza kuko ari wa mugabo wabanye twamwifuriza iruhuko ridashira none n'aba bana asize tukazagira uburyo bwo kubaba hafi kugira ngo bazatera ikirenge mu cyase kuko yarazi kubana ntekereza ko muri ibi bice nta wundi muntu mwabona wigeze uzana kamera nk'izi muri iki gihugu na meya nubwo yapfa cyangwa undi muyobozi uremereye mu turere dutandukanye ntabwo haza abantu bangana gutya bafite kamera nk'izi ni kwa kubana rero n'abantu no kuba umuntu w'umunyakuri nibyo navuga kuri Big Boss urakoze mu buryo bwo gucuruza uburyo umwete Big Boss yari umugabo utunze imiryango ye twarabanye cyane ariko yari mukuru wanjye ariko nka murumuna we mbese twabwiranaga buri kimwe tureba uburyo bimeze abana rero bigaga bagize gute mudusabire abanyamakuru bafite n'imbaraga zidasanzwe turabashimira uzagerageze mwibuke ko abana babaye imfubyi si n'abana gusa na se urebye niyo bamureberaga niyo mpamvu ubona afite agahinda kenshi yabuze cyane hano rero hari famiye nyinshi amasaha yageze kwirinda bashobora no kudufungiraho hari abavandimwe batanamuherukaga murihangana ntabwo byashoboka ko uwo ari we wese yanyura hano ngo bikunde dushobora no gukoresha ifoto ariko tukagenda mu maguru make
dutanze ubuhamya bw'abantu yabanye nabo neza cyangwa yagiriye neza cyangwa bamuvuga neza bwakira bugari. Ndumva rero ikikurikiyeho twahereza umusaza pasiteri akadusengera tukajya kumushyingura, ubishoboye ifoto iri hano. Ujye uze hano.